umunsi wa nyuma nzaba nyihari nyitwa uwawe. No, 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 no. Imbere n'inyuma ni sawa n'iburyo ibumoso ngo tubahe ibyawe. Trust me. Nicyo gituma hano ariho numva ashaka kuguma. Reka nibyinire sha igihugu n'ikinyacwaka gusa. Dream team byahageze bibi bindi. Abana dukinana deo ngahorana n'abaji bari real. Nicyo gituma hano ariho numva ashaka kuguma. Reka nibyinire sha igihugu n'ikinyacwaka gusa. Dream team byahageze bibi bindi. Abana dukinana deo ngahorana n'abaji bari real. Imbabazi nazo nasanze bafata mu musazi. Narota sinibuka inzozi. Ubu ngubu nta kuntu umuntu akuhamagara iji nshaka noneho nkayibwira ukuntu diri zigiye kugenda, nkayibwira ukuntu tugiye kubona amafaranga, kanze nyihamagare noneho ibintu bigere mba naraye nywa inzoga mba namenetse. Byaba ari byiza muhamagaye kamuhamagare mubwire ukuntu tugiye kubona amafaranga kandi ku bintu byo biri vuba vuba. Sawa nze manze muhamagare. Iyo sinashaka aba yacitsemo agakote. Beat Killer. Shiragasi yagira umumagaye mana akasimuza. Amakuru umusore wanjye umeze neza nta kibazo. Hasi komeze nk'ikibiri tumva wakina mubwire ibintu bigiye kurya ukuntu diro zimeze. Ngwaho nari biji nanjye ndi wudu nta kibazo kirimo tu. Ngwaho nk'iji nyine nari. Imbere n'inyuma ni sawa n'iburyo. Agase Meze bite se ji? Shandimo neza man. Nasikubungurire nk'umwaka mwana mu gitondo ubu ngubu ni amahoro. Akoko muri Nyabarongo we urumva ntaza gute kandi ari wowe mpamagaye man. Reka job man zibaze man. Mfa musikitana ndagaza urangwaho mu gitondo nk'umwaka. Akore bahura n'igihe gusi mu gitondo. Ugiye mu job man. Job urayibona? Ako man uzi n'ibindi se. Ninshaka kugwireho nk'ikisi. Nk'inzu ya indi ya zaman. Urumva niho hahandi nje kureba ngo dukore imiti none se. Mfa musikitana nari nyine n'ingero wakwiyamagarira. Akira ahubwo man. Nari wakina. Akumeze neza Shandimo neza kabisa. Akasuburi neza ko mbona uje wiyambarishijwe nk'ikintu. None se n'iki urumva man zira baby zo mu mihanda hose rega bagomba kunshira ijisho man. Akore n'igisare nyine gikewa. Arimo neza bro. Ni wa neza ariko. Ahubwo man nkubita mapu turebe ukuntu tubigenza man. Wanjye ni kari umusore. Agate wa. Nina neza kabisa. Ni wa neza. No. Shana, ari kwa Sema, nanga nari mayirutse kera. Shana, musaza. Ako murino kwitwara ibyo. Ako munazi. Mvuga ngiye mbatsumagana. Reka njye hano numukira nta kibazo. Ntacyo mvuze ibintu byose wabihari. Nanjye reka ngotomere wa. Nagatore n'imyaka ni bari nyinshi. Urabona ubugana bwarazi busama. Shana Nicole sigara bazanye ikibuze. Ako musana. Niko bimeze mbagomba kumburusiya man. Asiko muheruka kwiga muri nasari nta kirusi ufite. Kaje kugenda gute? Man, byarasari ni byarasari. Vuga ngo kundirusi ugiye kugenda. Gicyo naguhamagare ntabwo nguhamagare ngo uze hano duseke man. Urukumva? Vuga ngo ngiye kuvuga ngo tugiye kupanga gutya gahunda ko tugiye kubona amafaranga. Sushana man. Kuntu tugiye kubona amafaranga no kuvuga ngo tugiye kuba umutekano w'abayobozi. Sushana? Arabizi ibintu by'abayobozi nyine ugomba kuba. Ni gutya tugiye kubigenza nyine tu. Man, ndimo ndashona neza kabisa. Urabibona nanjye mu Rusiya. Nkwita ngenda nkahita mbyimba kabisa. Ewa, ayo tuyariye. Dore inzara yagiye no kumpitana no mu rugo. Ndozi n'agacupa kagashizemo nahita kiramo nakandi. Wese urumva bitarya man. Kishoboka batagushije ati bebisi wakwitonde ukamaze kumva kuri ibintu neza Ari man, no tukaramisha amase man. Twahita muri ko bifizira nyenzi. Ubwo se ibintu batahoma man. Man, ese urakoze cyangwa yise man. Tubigeshwe.
avuga navuga wakavuga idahiye we wagakoraga kari kawe mu mabye gukora mu kivuga kuri kwibiki ma ukanga kwa tukura maso toko kimeze nkaba rero cyane amacupa magufi mana we dusareka tureke manda twandikiro tiro singero kukubeshya amagambo uvuga ibyo uvuga byose muranga indesho yawe wagira ngo uswa kuca kuri mimuri kadimana amubwira ngo nakore hasi reba ibyo gambo byose wabivugiye igihe wavugiye n'ibyo waruci nta kintu kimwe ngeze numva akomana tuzi igihe navugiye se muri kare kose wamutinda ibyo navugaga ntabwo wumvaga okay numva wanumva we uri kumanza wumva ko akazi gapanze oje utaza kuneshwa wakinwe sushona okay nukuvuga ngo kumudiri zimeze kirewe kumugina bitekereje ko tugomba kubona amafaranga tugiye kwigira abayobozi uri kunyumva neza wakidaje wakibebise uva tugiye kwigira abayobozi kugira ngo ibintu bize kugenda neza kugira ngo amafaranga tuze kuyafata sibyo umva mane mubwire njye ndafata abandi ndafata ndimo neza kabisa ndi nduzuye kabisa aho wowe amura agenda ijya kure mane wambwira ukari kose mu mutima ariko sema kumva no muhomba sema umutima numva undiye urandiye byanganje urabona ntaje umuntu ntaje haya cyo kwaje higira umuyobozi gute sema amanga ya anda ndumva ntaje kabisa ndakatiye pe yamanitse umuntu ngana gutyo nidesha ufite wakagombye gutekereza nk'ikicucu asubije bayita suko utazi no gushaka amafaranga mane rero akubonye ushobora kukira mu mwanya aho ni gikarita sumwe cyo duri kuntu bimeze neza ngo tugiye kwigiza abayobozi nyine wowe urafatana system n'umuyobozi sushona none wowe ufite n'agakanuka tugiye kubunga wese duhuye yaba gapfukamwa nabi yaba ibikweto bishaje tumukora amafaranga tugakugira bari kigera cyaje bitati tuboho ugomba kugira ute ugomba gutangira amafaranga kandi amafaranga ni 7,000 kubiki ako kweki ntabwo uzi gushaka amafaranga ngiyi leta musaza kuko ngo rero ugomba kugenda umuntu yabara gapfukamwa nabi ndashaka gapfukamwa nabi ugira gute uhita ubimubwira ugahita umuca amande kugira ngo ushigasha nawe akintu man ndabyumva yego ariko si biki maze abantu kabarangira akazi batibye bakigira injiji umva mbese ikintu nakubwiriza uri numva man wajya umenya kuzabaho udahinze ikikora kigusa shama okay nta kibazo no tugende mu kazi kabisa tugende ni ukuvuga ngo tugiye kwambara imyenda yagize ubugeni kugira ngo tubone ko dukanda babana ubundi kuvuga ngo uragenda wigize umuyobozi ufite yaje shipiri yawe ikikunanira uhita ukora kuri phone ugatuma amagara haza amafaranga nawe ndimo neza kabisa nta kibazo nariye kamera Ona nakubeshya icyonzi fata mwese nginde bitiko turajya akubona nawe ntabwo twanike kurya amafaranga nca noneho yaba 10 yaba 20 yose tuyafa kwakira ahubwo se kamubwira ikibazo gitsigaranye ukuvuga ngo ikibazo gitsigaranye ukumva uyashemo shemuki nta mufuka wazanye nta n'ikibo wazanye bigayashira mu mufuka se ipantaro yanjye bagira ngo twajyamo ibishyimbo 5 bimwe bita nyiragateje hajyamo 5 ako gafuka kawugurwa na byajyamo z'amafaranga kuri zirabazinga ziraza ari nyinshi ufata uruwa karita hasi imifuka yanjye niba ari na mitoye man asu nta nubwo shona nta gushona iki ni nk'ikibo man uriteguye biri fresh man urumva akintu kuvuga ngo nubwo twagiye igikoresho cyanjye wakibonye ntago ari imbunda n'inkoni ukura se tujya wige kawo dutomo igikona Yesu ngakaryama kirasi cyane ubonye kiri kuzamuka twagiye kubikora ntabwo tuburanga bitanga tugiye kuri aho warona twagiye ni byiza ariko sikunyira ngo mwambona uri akagabo karindwi se ntabwo ataye urushinge cyangwa ataye wabuze ahantu uri kujya se ntabwo uri Yesu wabuze ahantu wajya sha uburyo wambaye ahubwo se wari ututuye he shyiramo metero igira inyuma kandi wabona agapfukamunwa urimo urajya hehe utambaye agapfukamunwa amabwiriza yo kwirinda covid-19 ntabwo yazi ariko saka akagabo kari kumagarika katambaye n'imyenda ya gipolisi ubundi kari kumbaza iki wasanga kari kumfunguza nk'uko gashaka kunywa icyayi muri kino gitondo uvuze ngo icyo uvuze ngo iki warandaye bahuka hano yesa yesa fani
nakwitabye urabona n'agapfukamunwa kambaye rero ikikubwira ko ese ntabyo kari kwibwira mama Rwanda boy kora akazi urabona urukumva hano wisha amabwiriza ya leta icyambere cyo rwambaye sinzi ukuntu bimeze bigenda bitumurira abantu ivumbi icya kabiri nta n'agapfukamunwa wambaye urukumva wowe utari mu makosa turureka mubwira ukuntu tugiye kubikira fande ngambarira nyine urabona kagapfukamunwa kana ndagafite nuko nari mbyibagiwe ariko nyine nari ncitswe tugomba nta kibazo nyine nkawe urubona kora nk'ibintu by'abagabo uri umuntu w'umugabo bikore nyine fasta kandi man njye naheze nta nicyo naje nkwereka gira vuba vuba neza fande hano ngako mfitemo igiceri cy'ijana uracyemera koko akajya hano amafaranga make n'inote y'umutuku afande ndakugereka nabo suriya kubaye umuntu w'umugabo ubu ubaye umuntu w'umugabo ukumva nta kibazo rwose noneho ndiko nawana kamba wegenda nta kibazo nta bindi turatuzasubira nta kibazo ngacu ico mu kiro